Ahadi zake hasibadiliki, yeyote amwaminie hajuti. Katika huzuni, katika furaha sijali, nilitambua kuwa wewe ni rafiki wa kweli. Kamwifurize ibi byiza ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ndavuga wowe ubana na The Choice Live ya YouTube, ariko nanone nawe ukurikira amakuru yacu tugenda tuguhereza gatanu kuri gatanu kuri social media platform zose zitandukanye. Ni inkuru inzinduye, navuga ngo benshi bari bwite incamugongo kuko ije mu gihe batayitekerezaga, igihe abantu benshi bumvaga batifuza kuyumva. Ni inkuru yitandukana rya Vestina na Dorcas batandukana na M Irene muri munzu isanzwe yabafashaga yitwa MIE Music, aho bakoreraga imiziki kuva mwabamenya kuva ku munsi wa mbere. Abahanzi b'abavandimwe Vestina na Dorcas batangaje ku mugaragaro ko bamaze guhagarika imikoranire yabo na MIE Empire, ariko mu gisata cya music gihagarariwe n'ubundi na Irene Murindahabi. Ni icyemezo bavuga ko bafashe nyuma yo kubitekerezaho igihe kinini no kuganira ku hazaza h'urugendo rwabo rwa muzika, ariko mu bijyanye n'ubwumvikane. Mu itangazo bashyize hanze, abahanzi bagaragaje ko MIE Empire yabereye umugisha kuva mu ntangiriro z'urugendo rwabo rwa muzika, ikabafasha kugera ku rwego bariho uyu munsi. Bino banishimira cyane, ndetse mu itangazo ryabo bakaba batangiye bashimira MIE Empire. Bakomeza bavuga ko MIE yababereye umugisha kuva mu ntangiriro z'urugendo rwabo. MIE yashoye mu nzozi zabo kandi bayobora mu gihe bari bayikeneye. Mu itangazo bashyize kuri Instagram ku ma platform yabo bwite, arimo aya Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas, ariko asanzwe ari personal ayabo, not iya isanzwe ikoreshwa ya Dorcas na Vestina, cyane ko bigaragara ko ishobora kuba iri mu maboko ya M Irene cyangwa se ya team, cyane ko urebye kuri collaboration bafashe indi account nshyashya rwose ubu ngubu bimaze kugira nka followers 10, bahita Dorcas na Vestina, ariyo bakolaboratinze. Bigaragara ko ariho ibikorwa byabo bigiye kujya binyura. Bashimiye MIE bavuga ko yabereye umugisha kuva mu ntangiriro, nkuko nari maze kubikubwira, igashora mu nzozi zabo. Vestina na Dorcas bavuze ko MIE itabaye umufatanyabikorwa gusa, ahubwo yababereye nk'ababyeyi, nk'umubyeyi, ibigisha, ibarinda, ndetse ikagira uruhare rukomeye mu kubakira ejo hazaza habo nk'abahanzi, ariko nanone nk'abantu. Nubwo bimeze gutyo kandi abahanzi bavuze ko bageze igihe cyo gukomeza urugendo rwabo mu bwigenge, bakurikije icyerekezo, indangagaciro n'ahazaza bifuza kwiyubakira. Ni mu itangazo bagizemo bati iki cyemezo nticyafashwe mu buryo bworoshye, twishimira ibyo twagezeho twese hamwe ndetse n'ibihe byiza twagiranye na MIE Empire, ariko muri iki gihe twumva ari ngombwa ko dukomeza urugendo rwacu twenyine cyangwa se twigenga. Vestina na Dorcas bashimangiye ko nta kibazo cyangwa amakimbirane bafitanye na MIE cyangwa se Irene Murindahabi, ahubwo ko bakomeje kuyubaha no kwishimira uruhare yagize mu iterambere ryabo. Muri iri tangazo basoje bashimira abafana babo bakomeje kubaba hafi, bavuga ko gutandukana na MIE atari iherezo ry'urugendo rwabo, ahubwo ari intangiriro y'indi page nshya cyangwa se chapter nshyashya.
aba bakobwa kuri ubu ngubu benshi bari bafite amatsiko babaza bati next release, ahubwo haje press release, ibintu ntekereza ko bitunguye benshi batabyibazaga, bibaza bati habaye iki, niki kibaye. Ngira ngo imikoranire y'abahanzi na Irene abantu benshi barayizi, yarasucceedinze, yagenze neza, ariko icyo kwibaza ni cyari cyo gihe ko batangira kwikorana, cyari cyo gihe ko batangira urugendo rushya. Icyo nicyo cyo kwibaza, naho kuvuga ko hari ibyo bataduhaye umuntu yababeshye, ariko nanone nubwo babiduhaye, ese nyuma y'imyaka 5 bakorana na Irene muri Ndahabi hafi 6, igihe kirageze ngo batangire urugendo rwabo rushya. Ibyo nibyo abenshi dukwiriye kwibaza. Wowe ushobora kuba ushidikanya wenda kuri iyi press release ukavuga uti none bishuwa bingana iki ko aba bantu koko bamaze gutandukana na MIE. Ndagira nkubwire ko kuri iyi press release ivuga ikijyanye na termination cyangwa se gusesa amasezerano effectively, ubwo ni bihita bishyirwa mu bikorwa. Irene ari mu bantu baje bakarayikinga iyi post, ndetse ari mu bantu bari postinze iyi post.